Kwipfuta kayagabanutse. Niko. Mama se nabashije kuvugana. Wapi? Kubera iki? Ndetse ntabwo nshaka kuvugana na mama. Twese nakubwiye muri mama wawe ugomba kumuvugisha igihe icyo ari cyose. Ndashaka umwanya wanjye ntari kuvugana nawe ntabwo mbishaka. Ko dadi ntabwo nzi impamvu mama rwose abyemera kuriya kandi ntabwo mbikunda. Erega mami ntiwamurenganya abagufitiye impungenge kugira ngo ejo n'ejo bundi hatazavuka ikibazo, sibyo? Umuntu w'imyaka kuko 20. ariko ubundi ntangireka njya kintu mubaza ejo ntabwo nabonye umwanya wo kuvugana nawe. Alex uramukunda? Dadi Alex ni inshuti yanjye nta kindi. None se ubucuti bwawe bushingiye ku ki? Ejo ntuzi ibintu yankoreye dadi. Suzi ibintu yankoreye kubera iki wumva yuko hari nabindi n'inshuti yanjye gusa. Wabya gukoreye ni nkuko yabikora undi muntu wese. Ariko ubushuti burya bufite ubutangirira bukajya no bugarukira. Bwatangiye nyine hariya nta kindi. Kiye kuri njye numva nta n'ikibazo kirimo. Ariko nanone ntabwo byatuma urakarira mama wawe bigeza. Oya mami akwiye kujya mfata nk'umuntu mukuru. Erega arabizi kuri mukuru. Ariko yibaze wenda tuvugiye bibaye biriya bibaye murimo murakina ariko ejo bibyaye ikindi kibazo. Kuko akantu gatangira ari gatoya bugacya kabaye kanini. Ntacyo be. Nta kindi kibazo cyazamo ndabizi. Alex se mugeze muvugana nibura? Yarya nta telefone agira? Ngiye ariko ntabwo ari gufata telefone. Aho ari kwifata. Ese ni yarakayira? Niba mama yaramuhoye ubusa nta n'ikintu kibyihishe inyuma urumva mwebwe atabarakaye. Cyashoboka. None numva uzakora iki? Ntabwo mbizi. None ukamubwira icyo nzi neza mpagazeho nuko Alex yiboneye cyane pe nuko ari wowe utabubonye mu nzira kandi ukaba uri inshuti yiwe nyine. Siko kuva Alex yatangiye no kumenyana n'uriya mukobwa ntabwo nigeze nongera kumubona ahangaha. Nise kuki ninatekereza impamvu ya mukobwa yaje ashaka Alex? Akureka akubundi uretse kuno kugira ubwenge buke wowe urumva koko uriya mukobwa umeze kuriya. Akome kuramuzi kuno bavuga icyongereza sinzi n'ibintu yambaye mu menyo wagira ngo ni kwege. Ndakumva uriya mukobwa urumva yakiteza Alex koko. Kira kintu kirirwa kivoma amazi. Abana nk'abari bo mu bakirere no bashaka ibihungu bitagira umumaro. Cyakora ntago abashamariye amafaranga bro. Abashamariye nyine ngo nukuba babonera umuntu ufite igihagararo ibyo kuri we biba bihagije amafaranga bayigira. Nemera ko Alex agira uburozi ahubwo nanjye najya kumusaba aho duke nkabira nihera abantu. Ngo se ubyo yaba yaramufatishije iki? Ntabwo ibyo Sara Alex wamuterese. Bari abakobwa baba bashabutse. Nasubwo ku buryo uriya mukobwa mu bantu bose yaba yarahuye nawo ibihugu byose amaze kugendamo bahitamo Alex koko. Urukundo rujya babishaka none. Ibyo ngibyo ngi ntabwo nkibitera ko bishaka ariko kwa Alex ndumva bitapfa gukunda. Nasundi ko inshuti y'uwo mukobwa waje kumwibariza amakuru niba utanyizeye. Okay. Uko ndi kubikubwira ukagira ngo ndi nkahita niyumva nk'akajajwa bitewe n'ukuntu uri kumfinga kandi njye ari ukuri niboneye n'amaso yanjye gutya. Ngira amahirwe yo kumubona nzamubaza. Ariko rwose reka nkubwire Claude nawe utageze ntagereranye. Ubu urumva ko kurumva hari ahantu namwe ibyo bintu bihuriye. Urumva hari inzira y'uburyo n'iy'ubumoso. Hari babona izo nzira zahuye. Rero nagira ngo nkubwire ko nagira ngo numve ko nawe waba wavuganye na mama wawe cyo nabashije kumuganiriza kugira ngo numve impamvu yatumye yirukana Alex. Nyine ni impungenge yari afite z'uko ejo n'ejo bundi mushobora gukina iyo mikino y'abana ikazabyaramo ikindi kintu kitari cyiza, sibyo? Ariko nawe ngerageza kumubwira ko wenda ari impamvu yuko yagufashije igihe wari wavunitse none bituma nawe umukundira icyo ngicyo ariko nta bindi bintu bihari. Agerageza kunyumva nawe nawe ugerageza ushaka umwana umuganirize umusubize muri modo nziza, sibyo? Ndamubaza none si urumva kuko kwirukana Alex burundu ari byo ukomeje? Ahanga ngo oya nagaruka akaba mu rugo nta kibazo ariko nyine ya mikino mukayirinda wenda mugakundana by'abana cyangwa se wowe umwana mu rugo uriya n'umukozi ariko ntimurengere, sibyo? Ubwo rero hagati aho nawe nuko wumva nyine nta nimero itari mu gucamo.
ariko iwabo ndahazi. Okay. Nubona akanya wasimbukirayo cyangwa se ukomeze umuhamagare umubwire uti mu rugo bemeye kugaruka nta kibazo. Ndabikora ariko nabyanga ndajya kumureba mu rugo ndahazi. Si ngombwa kujyayo. Komeza uhamagare byari bise telefone iraza gucamo. Okay. Sibyo? None se nagaruka muzongera gukina? Ni inshuti yanjye nta kindi ntabwo nsubije icyo nkubajije. Ntabwo tuzongera. Muzabana nk'ibiragi. Nzajya musuhuza ariko ntabwo tuzongera gukina. Ibyo nibyo bamashaka. Sibyo? Ntabwo mubujije ko muvugana ko muganira ariko nyine ikintu cyagaragaza ko ibyo bintu bishobora kubamo ikintu kibi uzabyirinde. Sava? Ndishimye. Ndishimye. Urabona ko ushoboye wongera umuhamagare wenda n'ubundi buryo bwo gusimukira y'umubwire ejo mu kazi. Ziba ziteganye nyine ntabwo zigera zihura. Cyakora n'abaturanyi. Ibyo singitayeho niba bakundana cyangwa badakundana. Pfa kubuzamuza n'uriya mukobwa nanjye tukigenda. Icyo nanjye nashidikanya nuko Mikata akiteza Alex rwose. Wenda afite kushaka yenda kuko bambe duhembwe kagiye kumurangira akazi. Ushaka gusanga ariyo business bafitanye wenda ari business bafitanye ariko ibyo gukunda nabyo. Ibyo ntabwo mbyitayeho. Ntabwo nanjye nayo. Ariko nana. Deal ni deal uzamuza n'uriya mukobwa pe. Nukuri kose ndabikeneye. Nanjye nkeneye upinda hare bihagije nimbona umaze kugiye no gupfa nzamuguhuza nawe. Ahubwo se mbamubwiye kubona yeme nawe hari n'undi ujye kuvoma. Ashobora kuba yagiye kuzana ubwatsi mu kabande. Turajyayo nyine twembi. Kubivuga nk'aherega ushaka ko ari njye ndugiye. Indi mirimo yose ndayikora pe. Nanjye indi mirimo yose ndayikora pe. Ndemerana n'akamene mugoroba ariko ntabwo dubiye. Ndemera nanjye n'akamene mugoroba ariko sindi bigiye. Niwe nutavuga ati turajyana ufata utwanyita tubiri nanjye mfata utwanyita tugiye kuvoma. Twese twicara muri iyi ntebe turebane mu maso. Cyangwa cyo nuko mama ari bufate ari butoragura intumbe ebyiri hano cyangwa imwe muri twe. Okay. Chérie. Ndabizi narakubabaje igihe kinini cyane ariko buri gihe ndakubwira ikintu n'impamvu z'akazi ariko ujye ubyihanganira ujye umbabarira sibyo tugomba kubaha akazi nubwo nawe nkubaha sibyo chérie ndabizi ntabwo wabyakiriye neza mu mutwe ntabwo byagenze neza ndabizi mu buzima busanzwe ibyo bibaho ariko n'andi mahitamo sibyo chérie nibyo nanateguye gahunda nziza banza useke mbwira ndetse ndaseka naramenya gahunda ngambwira gahunda nanateguye nuko uburyo twashaka ahantu tujya kuruhukira by'akanya gato wow kajya mu ka vakansi kugira ngo uruke umutwe twicare twinjoyinge turyoherwe vuba aha ryari se peresiza umunsi reka mbanze menye gahunda ya payment what Jerry no it's okay manyaritse apfa naringeze Hi.
Ese nonese ko kuyo telefone ko kuyo telefone Kiwe nabona kuyo telefone twaraguhamagaye turakubura ndaguhamagara ndakubura urumva nshobora kuba waramamagaye wenda ndagiye nko kuvoma kandi tuvoma na rizo ziba zihari nonese umeze gute meze neza wowe njye ntabwo meze neza naragukumbuye birumvikana wese warankumbuye ukuri kose ntabwo nabura kugukumbura kubera kugira umenyera ariko nyine ni iby'isi rega ko nabikubwiye abakene isi tuyigenera ariko tugomba kubona agace tuyigenera ese ko dushaka kugaruka mu kazi dushaka kugaruka mu kazi igihe ngaruka mu rugo mu kazi kandi ni ukuri I'm very sorry kubera mami yakubwiye nawe ariko turashaka kugaruka mu kazi ntabwo nshobora kugaruka mu kazi pe happy Alex please ntabwo namenyereye ibintu by'ubuzima bakire n'ukuri mubayeho nukushura abantu nyine wese ntabwo muvuga ko natwe turikiremo umuntu kandi ubu wasanga yaragize mu buzima bubi mu myaka yahashize udufaranga tukaza nyuma akajya yumva nyine yaciye igikuba abantu bose agomba kwicara akabakandagira. No, I think maybe she had a bad day and yari yagize umunsi mubi and then araza agutura umujinya bad ntabwo ari kuyateye ko ntabwo muzi rega byatangiriye muri salo nyine bad ntiryamiye araza ngo pa ako kanya baragaritse ngo baranyiruka uriya munsi wari n'umunsi mubi pe ubucuti bwacu ubwo bwose bupfiremo kubera ubucuti bwanjye nawe buhuriye na nyoko nyine tumubabarire yambwiye ngo nkubwire ngo I'm sorry wiki yambwiye ngo nkubwire nyine mubabarire ugaruke mu kazi turagukumbuye aya icyo kibazo ufite oya nta kibazo ni itsefu sure urimo uraruka ni iki gituma uruka wabaye iki nshobora kuba ndwaye malariya sure tujye kwa muganga tugende ngujyane kwa muganga uretse ntazajya ejo se oya tujye kwa muganga sibyo se oya urimo uraruka tujye tumenye icyo menya ari malariya shere ntabwo kujya akagenda ujye kwitunganya tujye kwa muganga Sinaje ntabwo byavamo pe ese basi tugukorera iki kugira ngo ugaruke Jewe kugira nze byansaba ko uri condition runaka naza nkamushiraho ibintu byo kujya byuka mu gitondo akishurisha abantu ko ibone ntago byakunda ubwo naza nkamuha condition nizihe condition ninge uzizi byuzizi uzimbwira nukano kaya ntago nzizi ndaza kuza kuzitekerezaho nekereze ngo ni iki kintu kiraza gutuma nongera kuko ngiyeyo hagize ikintu kinyera ku none ubwo nabangiranye beef namwe none sasa nanubwo bizajya bari ubwo natambagira abanzi banje ku buryo niyo nasanga umuntu ari hepfo nanamutabara nukuri uzuba abantu umuntu arabyutse mu gitondo arabizi ko akazi ko gutunga akibaze ko bari barimo barapapa bari kumwira ngo ninsezera akazi urabyibuka uri nsezera akazi ngakari koko una muntu ugira utuzi tubiri ngo nze mfite akazi kamwe ngo kari kumwe amafaranga afatika ese yoza kuba narasezeye kwakundi mwari kumwira na papa wawe ubu karo kanya mbandi ariko you have to know that people have bagira misunderstanding and then ibibazo bikaza but ikintu cya mbere ni ukubisolvinga
ajya wakuriye muri Amerika. Hmm? Ari utuntu ntabwo uri kunuka cyangwa se uri no kunywega. Message amata mwanga. Nyine hari igihe mutumvikana ku kintu and then nyine ariko ntabwo bisobanuye ko relationship mwari mufitanye irangiye. Nyine murabisolvinga mugasabana imbabazi mukabwirana I'm sorry kuwakosheje kuri both sides and then amahoro agahinda. Reba ahantu hose mvuye aricyo nakinzanye nawe basi biha agaciro. Okay, ndaza kuza kubitekerezaho nabi. Ariko muri kano kanya nyine nibikunda mu gihe narafata umwanzuro. Umva mfashe umwanzuro it's okay. Ariko hano utarakunda nakereka. Okay. Kugeza uko ukora ibiryo byasigaye wabaye inkoko neza yo mu rugo kundeba ukuzisha ugeze habite ese undi komera ukusenga Imana izengira kumva uriye rwose cyaya yarapfuye Erega nagaruka bizahora Claude Hagiye kizagira nanjye amateka gahinduka noneho ujye ugira icyizere cy'uko ubuzima bwawe buzahinduka bukava mu kujya ukokora uturyo natwo twagaze tumaze yesu ugeze habi no kuri rwose mbe Asundi Claude mbabazi ubundi mu nzizi kubera iki mumfata gutya cyane ntabwo ndi umwana nk'abandi ese abaye ari wowe uri muri ubu buzima ugafatwa nk'uko mumfata byagushimisha rero kamubwira ikintu kimutazi kubw'amahirwe sinjye wagiye muri ubwo buzima ikindi cya kabiri ntabwo ari kosa ryacu kuba papa wacu yaciye inyuma mama akakuzana muri uru rugo icya gatatu twebwe nawe ntituve indimwe ntuzigera ndabyibuka ntituve indimwe n'inana niyo twansigaye bimwe ko duhuje papa nta mugabo ubyara buriya bwose umugore niwe utwite amezi 9 akabyara akonsa umwana akamurera igihe papa yari ari kubyibuka neza yabaga ari mu inshuro zingana gute ntabwo tuvukana ni nkaho umwana w'umuzazano wo ku mugabo basi yaba uri n'uwo mama yazanye twari kumva umuvandimwe wacu pe ntuse wirebye ubona dusa happy rero ibintu wowe wumva ngo uravoma ukora akazi ko mu rugo ngo rimwe na rimwe bakwima ibiryo ni ibintu ukwiriye ahubwo bagakwiye no gushima ko basi kiba no muri iyi nzu kuba mama yarakwemeye ubwabyo ni kimwe ariko nta kosa rikomeye umugabo akorera umugore nko kumuca inyuma nyambo yarangiza akazana n'umwana papa wawe nawe papa wawe na nyoko ngavuga ngo na nyoko n'uwanjye ahubwo bagakwiye kujya utubona ukanapfuka mukaduhimbaza ukavuga ati muri abantu beza kuba mwaremeye nkaza muri uru rugo gusa nyine aho ubera indashima uba wumva turi abantu babi wumva nta kintu twagufashe muri ubu buzima ngaka nigende ukomeze ugira ibisigarizwa yawe wakowe nijoro yateka ikibazo nateka ndashonje ntangiye gushonje teka nyoko se aba yabyemeye ko neka
Bobo